GASARO TV. Abakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze murere mu mande zose z'isi, ndabasoje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi kundi, ndetse mbabwira ngo comment zanyu ni ingenzi nkuko mpora mbibabwira. Nkomeza mbabwira ngo rero update umunsi kuwundi tuzajya tugenda tuzibagezaho izo tuzabasha kuba twamenya. Mu minsi yashize rero nibwo Ishimwe Dieudonné yatawe muri yombi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane, aho akurikiranyweho ibyaha byo kuba yahohotera bamwe mu bitabiriye irushanwa ry'abanyampinga mu myaka igiye itandukanye nk'uko Niba yagiye ibitangaza. Duherukana rero ku nshuro ya mbere yagejejwe imbere y'urukiko, ariko umwunganira mu mategeko ari we Nyimbo Emeline akaba atari yaje mu rukiko bitewe n'impamvu yatanze. Kuri uyu munsi rero umwunganira mu mategeko yaje mu rukiko, ndetse navuga ngo byari ku nshuro ya kabiri Prince Kid agezwa imbere y'urukiko. Uru rubanza rero rwatangiye ku isaha ya 3:30, aho rwari gutangira ku isaha ya 30, ndetse navuga ngo Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid we akaba yaje kare cyane, ndetse abanyamakuru bategereje bazi yuko bari buze kuba bamubonaza, ariko ntago byabakundiye kuko amakuru yamenyekanye nuko yagejeze mu rukiko kare cyane, ndetse navuga ngo benshi bari biteze yuko bari buze kumubona kwa kundi navuga ngo iyo umuntu yitabye urukiko aza, ariko ibyo nta byabayeho cyane ko amakuru dufite yize wari uko umunyamakuru wa mbere yahageze ku isaha ya 3 za mu gitondo. Rero navuga ngo urubanza rutangira, ubushinjacyaha nibwo bwasabye ko urubanza rubera mu muhezo. Navuga ngo ni ibintu byahinduye isura, ndetse arabitabiriye urubanza rwa Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné ari ibintu batiyumvishaga cyangwa se ari ko batekerezaga ko biri buze kugenda. Rero aho benshi audience yinjiye imbere mu rukiko, ariko nyuma bikaza guhindura isura, bakaza gusabwa abarimo bose yaba bo mu muryango, inshuti ndetse n'itangazamakuru ko basohoka hanze. Ubushinjacyaha rero nibwo bwasabye ko urubanza rushyirwa mu muhezo nyuma y'uko inteko iburanisha igizwe n'umucamanza umwe n'umwanditsi yatangiye kuburanisha ku isaha ya 3:30. Ndetse ni Prince Kid we yagejejwe mu rukiko mu gitondo cya kare, ariko urubanza rwatangiye rukerereweho harenzeho iminota 30. Mbere yo gutangira rero kuburanisha urubanza, uhagarariye ubushinjacyaha yahise asaba ijambo maze agaragaza impungenge asaba ko urubanza rwabera mu muhezo. Mu cyumba cy'iburanisha hari harimo abantu benshi biganjemo ndetse abanyamakuru bakurikirana bya hafi inkuru z'ubutabera ndetse n'izindi nkuru zigiye zitandukanye, ari abandi banyamakuru bagiye batandukanye nabo babonetse muri uru rukiko. Rero navuga ngo Prince Kid we ntago ariko yabyumvishe, ahubwo mu gusubiza we yavuze ati, nyakubahwa presidente w'urukiko, ati ntago ngewe ariko mbyumva cyane ko icyaha nakoze cyabereye ku karubanda, ati kandi igihugu cy'u Rwanda kuva aho utuye kugeza aho ntuye ndetse no mu gihugu hose dufite umutekano uhagije. Rero ubushinjacyaha bwo bwagaragazaga ko abatangabuhamya bafite impungenge nawe ko yakabaye afite kuba yabyumva, ndetse we avuga ko nawe afite uburenganzira mu rubanza kugira ngo ibivugwa byose bimenyekane, nk'uko nawe ibyaregwa byose kugeza kuri uyu munsi biri ku karubanda. Rero unganira Prince Kid nawe yagaragaje ko iby'ubushinjacyaha bwagaragaje busaba ko urubanza rubera mu muhezo babyita ko ari mu nyungu z'abahohotewe atari ko babibona. Yasabye ko urubanza rutabera mu muhezo kubera ko impamvu ubushinjacyaha butanga nta shingiro zikwiye guhabwa, kuko uwo yunganira n'ubundi afunze. Ndetse yagaragaje ko kugeza ubu kuba Ishimwe Dieudonné agifunze nta bubasha yagira ku
kubirebana n'abafitiwe impungenge n'ubushinjacyaha. Ndetse iki ngiki ari nacyo Ishimwe Dieudonné yavugaga, akavuga ati uno munsi niba ibyo nakoze byose biri ku itangazamakuru biri kugaragara, ndifuza ko nanjye hari ukuri natanga, ndetse itangazamakuru cyangwa se abaje hano bose ndetse na rubanda rwose nk'uko rwamenye ko hari cyankurikiranweho, numva nifuza ko hari ukundi kuri nanjye natanga mu ruhame bikaba byakubahirizwa, ndetse nanjye impamvu zanjye zikaba zakumvikana. Rero navuga ngo nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yavuze ko hashingiwe ku kuba uru rubanza rurimo ingingo zishobora kubangamira uburere mbonezabupfura rukwiye kubera mu muhezo, bityo asaba bari mu cyumba cy'iburanisha gusohoka, iburanisha rigakomeza. Rero navuga ngo bikiba gutyo, basabye ko umuntu wese kuva mu muryango wa Ishimwe Dieudonné kugera ku nshuti ndetse n'itangazamakuru bose bajya hanze, hanyuma urubanza rukabera mu muhezo. Ndetse Ishimwe Dieudonné we atari ko yabyumvaga, we yifuzaga ko uru rubanza rwabera mu muhezo, ariko ubushinjacyaha bugaragaza impamvu uru rubanza rugomba kubera mu muhezo. Navuga ngo rero itangazamakuru ndetse n'abandi bose bategereje hanze, ndetse n'urubanza rwafashe igihe kinini, kuko kugeza ku isaha ya 5 urubanza rwari rukirimo rwa Ishimwe Dieudonné ndetse n'umwunganira mu mategeko bari kuburana mu muhezo, cyangwa se batanga impamvu z'uko uno munsi Ishimwe Dieudonné yaba afunzwe, nabo batanga ibimenyetso byabo. Rero navuga ngo abanyamakuru n'abari bitabiriye, navuga ngo iriburanisha ni ibintu byabatunguye cyane ko mbere y'igihe babanje kwinjira mu rukiko baricara, ariko nyuma navuga ngo byatunguranye, aho bavuze ko buri muntu wese yakagombye gusohoka hanze uru rubanza rukaba, navuga yuko hari harimo navuga ibikomeye bitifuje ko uyu munsi byaba byajya ku karubanda bitewe n'impamvu koko ubushinjacyaha bwatanze. Ishimwe Dieudonné rero akurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina bikekwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda amaze igihe ategura, ndetse ashinjwa ibyaha 3 birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Urukiko rero rwategetse ko urubanza rwa Prince Kid rushyirwa mu muhezo kubera inyungu z'abatangabuhamya, cyane ko Prince Kid we yakomeje avuga ati nge nararezwe, ntago numva impamvu nimba ibintu byaramaze kujya ku karubanda itangazamakuru ryose rikaba ryabivugaho, uno munsi noneho bigiye kuba byajya mu ibanga. Ariko navuga ngo ubusabe bwe ntabwo bwahawe ishingiro, cyane ko kuri uyu munsi noneho byagaragaye neza ko ubushinjacyaha ibyo bwavuze byagombaga koko gushyirwa mu bikorwa. Reka mvuge ngo n'ubundi itegeko ni itegeko. Rero abari aho benshi byabatunguye, ndetse uwabonaga yuko rwose atari byo bari biteze ko uru rubanza bari buze kurukurikirana nk'uko n'ubundi izindi manza zimwe na zimwe bijya bigenda. Ariko navuga ngo itangazamakuru benshi basohotse hanze barategereza umwanya munini cyane, ndetse ko uru rubanza rwatinze cyane. Prince Kid yasohotse mu masaha ya 6 zirenga, ndetse navuga ngo itangazamakuru ryinshi ryari ryamaze kuhava, navuga ngo ryatashye. Rero hari benshi bitabiriye uru rubanza, harimo Lakinzeyimana muramuzi ni umunyamakuru, ndetse harimo ba Jihadi n'abandi banyamakuru benshi cyane bagiye batandukanye. Ariko navuga ngo nuko nyine byagenze, n'ubundi amakuru umunsi ku wundi tuba tugomba kuyabagezaho uko tuyamenye cyangwa se uko tuyabonye. Rero murabizi ko Miss Elisa nawe yatawe muri yombi nyuma yo kuba yakekwaho kwica iperereza, ndetse mu rubanza rw'ubwashize bwa mbere mama Elisa yari yagaragaye mu kuba yaza kumva uko urubanza rwa Prince Kid rwagenze. Ariko uyu munsi navuga ngo ntago yabashije kuba yagaragara mu rukiko nk'uko ubushize byagenze. Rero navuga ngo nukuri nta kundi biba byakagombye kugenda, niba koko uko itegeko bavuga ngo rigomba kubahirizwa, nibyo koko itegeko riba rigomba kubahirizwa, kuko itegeko riba rigomba kuba itegeko. Rero nibyo ngibyo nuko byagenze. Ndatekereza ko no gufata ifoto ntago byari byemewe
kuri Prince Kid cyangwa se ku rukiko bafataga andi mafoto y'abandi, ariko kuvuga ngo kuba wafata amafoto ntago byari byemewe, cyane ko mbere yuko urubanza rutangira hari amabwiriza abagomba kubanza gutangwa. Rero navuga ngo nuko byagenze. Prince Kid yishimiye yuko urubanza rwe rwabera mu ruhame, ariko ubushinjacyaha nabwo bukaba rwari bufite impamvu zifatika zo gutuma urubanza rubera mu muhezo. Rero reka mvuge ngo n'izindi update tuzajya tugenda tumenya, tuzajya tugenda tuzibagezaho umunsi ku wundi. Byari byo rero byaranze uyu munsi no tariki ya 13 Prince Kid yaburanyeho, ndetse umwunganira amategeko ari we Nyembo Emeline akaba yabonetse mu rukiko, ndetse nawe agatanga impamvu zo kuba umukiriya wagomba kuba yaburanira mu ruhame. Rero reka mbabwire ngo njye warubazaniye no nkuru ni Sandro nk'ibisanzwe. Reka mbabwire ngo nakagaruka, ciao, mugire ibihe byiza. GASARO TV.